Mbahaye ikaze mu kiganiro ofisiyedi ndero nk'ibisanzwe. Uyu munsi noneho ikintu cyatuzinduye aha ngaha, tugiye kureba umusore w'indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda wakoze reviziyo mu miziki nyarwanda, uwo nta wundi ni Chris Easy. Niba ubona wari umukinnyi wa Kurasabo, kuko tugiye kukugezaho amateka menshi yiwe mu muziki wiwe no mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse n'ibyo yakoze n'ibyatumye agera aho ageze ubu ngubu. Mu myaka mike ishize u Rwanda rwabonye izuba rishya mu muziki, izuba ryitwa Chris Easy. Chris Easy izina rye nyakuri ni Rukundo Christian Nsengimana, umusore wavutse mu mwaka wa 2001. Nubwo akiri muto, amaze kwandika izina mu mateka y'umuziki nyarwanda nk'umuhanzi udasanzwe cyangwa se umuhanzi w'ibihe byose. Yinjiye mu ruhando rw'abahanzi mu mwaka wa 2020, atangira mu njyana ya hip hop, anyura kuri benshi ku ndirimbo ye ya mbere ese urabizi, dore ko indirimbo yari yatumye yigirira icyizere cyo gukora izindi ndirimbo. Indirimbo yari hip hop yanditse amateka, na n'ubu ngubu abantu benshi baracyayumva. Iyo ndirimbo yamubereye itafari rye rya mbere ry'urugendo rwe, ariko ntiyahatinze kuko yahise yinjira mu muryango mushya, ashyira imbaraga muri Afrobeat, injyana imaze kwigarurira imitima ya benshi ku isi hose. Indirimbo zatumye yamamara ku isi cyangwa se mu Rwanda cyane cyane, kugira ngo abe uwo yifuza kuba we cyangwa se abe kwamamara bigeze aha ngaha. Ese urabizi yayisohoye mu 2020. Indirimbo ye ya mbere yamufashije kwinjira mu muziki nk'umuhanzi wifitemo icyizere. Amashu ni indirimbo ye ya kabiri yasohoye mu mwaka wa 2021, imwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane mu rubyiruko kubera injyana igezweho n'amagambo yoroshye nk'injyana ya Afrobeat. Igisubizo ni indirimbo ye ya gatatu mu mwaka wa 2021, indirimbo imaze kwinjira mu mitima y'abakunzi mu muziki mu Rwanda. Indirimbo nagizwe n'abantu benshi. Inana muri 2022 niyo yatumye avugwa cyane ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamahanga. Mu byumweru 2 gusa, iyi ndirimbo yari imaze kurebwa na miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo yamukoreye agatangaza. Edeni mu mwaka wa 2022 yerekanye ubuhanga bwe mu guhuza Afrobeat n'amajwi yuje umwimerere. Bana yakoranye na Shafi mu mwaka wa 2023, indirimbo yatumye akomeza kuba ku isonga mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye. N'izindi ndirimbo ze ziwe zigiye zitandukanye zakunzwe mu byiciro, mu bibyiniro, mu mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nk'indirimbo ziswe Edeni, Amashu, ni indirimbo nyinshi. Izi ndirimbo zose zifite umwihariko, amagambo yoroshye, injyana ifite imbaraga, ndetse n'ubutumwa buhuzwa n'ubuzima bwa buri munsi abantu duhura nabwo mu buzima. Uruhare mu muziki nyarwanda Chris Easy cyamazemo, cyangwa se niba yabera icyitegererezo urubyiruko rwo mu Rwanda. Indirimbo nka Inana nizo zatumye Chris Easy ashyirwa ku rwego rwo hejuru, kuko zabashije guca impaka mu Rwanda. Nubwo ari mu myaka ya mbere y'umuziki, we yahise yegukana ibihembo birimo Kiss Summer Award 2022, kandi atangira kugaragara mu bitangazamakuru mpuzamahanga nk'umwe mu bahanzi bato bafite ejo hazaza heza muri Afurika. Chris Easy cyangwa se ubuzima bwe busanzwe, Chris Easy ntabwo ari indirimbo gusa yashinze ikirango cy'imyambaro kizwi nka A1, cyerekana ko afite ubushobozi bwo guhanga, kwamamaza udushya no guhuza umuziki n'imyambarire. Uyu mushinga w'imyambaro umushyira mu muryango w'abandi bahanzi bakomeye ku isi bagaragaje ko ubuhanzi butagarukira gusa ku ndirimbo, hari n'ibindi nyuma byaza nyuma umuntu agakora, ubuzima bugakomeza. Umuco n'indangagaciro Chris Easy
cyangwa se ibintu by'ibanze bye ku giti cye akunda kugaragaza mu binyamakuru. Mu buzima bwe bwa buri munsi Chris Easy akunze kugaragaza ko yizera Imana kandi avuga ko impano ye ari impano yahawe n'Umuremyi cyangwa se mama we cyangwa se n'Imana, kuko Imana niyo ya mbere, niyo ikora byose ku isi. Ibi bituma abakunzi be bamufata nk'umuhanzi utari uwo gushimisha gusa, ahubwo ni umunyabwenge uharanira umuco n'indangagaciro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'urubyiruko. Ejo hazaza heza ha Chris Easy. Uyu munsi iyo uvuga ku rubyiruko rw'u Rwanda rufite impano, ntushobora gusiga Chris Easy kuko ari mu ba mbere bafite impano yo kuririmba, bafite imyaka mikeya. Ni umusore wagaragaje ko imyaka atari icyo gipimo, ahubwo impano, umuhate ari byo bigira umuntu indashyikirwa. Mu gihe benshi bakibaza niba akomereza aho, igisubizo kiri mu maso y'abafana, mu bafana be. Chris Easy ni ejo hazaza h'umuziki nyarwanda kandi ari we nzira yo kuba umuhanzi mpuzamahanga. Aragera amajanja mu yabakuru be harimo nka ba Meddy n'abandi banzi bagiye batandukanye, dore ko asuye gusohora indirimbo ye ya nyuma aheruka gusohora yitwa Naumia, aho yari ayirimbiye mama wiwe, aho yagize amahirwe make mama wiwe akaza kwitaba Imana mu bihe bigoye. Uyu musore ari mu bantu banditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, ni indashyikirwa. Urubyiruko rwinshi rwo mu Rwanda twamureberaho akaduha icyizere cy'ubuzima, twamwigiraho byinshi. Niba nawe wari umukeneye wakanda sabu, like and comment, share. Niba hari undi muntu wifuza ko twagukoreraho wakandika muri komenti, cyangwa se ikindi kintu runaka waba ushaka kumenya wakandika muri komenti. Hari byinshi tuzagenda tumenya bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wakoze sabu, nawe turayikora, ndagushishikariza kuyikora.